Nk'uko mubizi nanone kora like na subscribe niba wifuza kujya umenya utu tuntu tw'ibanga tumwe na tumwe ngenda mbagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora guhisha umuntu muri WhatsApp yawe ku buryo undi wese wayifata yayijyamo atabasha kumubona kandi wowe uzi ko arimo unamwandikira mukavugana. Urugero, ndaje hano mfashe nk'uyu Ajabu, umukanda wo gukikarikiraho ugahita uza hano hejuru hari utudomo dutatu ukahakanda bakakwereka ngo hide chat, hano hepfo ukahakanda bahita bakubaza urufunguzo ukoresha winjiramo, pini cyangwa pateni ukayishyiramo tayari buriya yarangije kugerayo. Dore mu kuza mu bantu urabona ko ntawe ukihari. Noneho sasa mu kumusangayo ugiye kumwandikira cyangwa kumubaza amakuru cyangwa kumusubiza, ukanda hano hari WhatsApp, hano handitse WhatsApp hejuru ndahakanze, murabona ko bahise banyereka ngo nishyiremo ya kode yanjye ninjiriraho, nkayishyiramo tayari nguyu, ubona ko mfitemo babiri. Noneho kubakuramo urakanda gutya ugahita uza hano hari utudomo dutatu kuri mark and read any hide chat, ukaza kuri any hide chat tayari ugakandaho, ugakubaza nanone pini yawe ukayikanda tayari urabona ko hasigaye ubusa. Ahantu mu hanjye nta kintu gisigayeyo, ubwo tayari bahita bagaruka hehe hano muri rusange. Nguyu Jabu, ngira ngo aka kantu kafasha benshi. Kora like na subscribe dukomezanye, njye nkugezaho utuntu twiza twizewe tw'utubanga nk'utu utari uzi.